jaja none se muri Murera ubu byifashe gutakanya nta makuru arimo kara muri Murera sajya haburamo amakuru kirazira kikaziririzwa muri shampiyona y'umupira w'amaguru mu Rwanda ni washabona football na basket na volleyball naki habayeho n'ikipe ya basket ya Rayon Sport iyo kipe ntago yagiburamo ikintu bita cacambua abatwika ntago haburamo amakuru muri Rayon Sport harimo amakuru menshi tugiye no kuyavuga cyagura nyine cya muri match ayo muri Rayon tugiye kuyavuga bwakwiravuga ariko nyine hari ingenzi umuntu agomba kuba nyina abazingati yandi utwara hano kabisa bata ayo ndayafite tu ntago bisaba kujya mu bitabo ni bisaba kujya he ushaka guhura nkatanya gusiga ugati yasiga so rero muri Rayon Sport rero tugiye muri ibintu byinshi muri Rayon Sport ibintu bya pre-season birakomeje transfer zararangiye mwagiye mubona abantu bari abakinga bahomborenga bavamo bagenda ariko hagiye haza abandi naba Senegal nabo numva ngo baragiye Senegal baraje baba Senegal babiri gucyaho na Foro Nganya bavunitse nabo baje ikindege bayibohereje bivuze ngo masama makino baraba basesekaye hano igasabo inyarugenge kabisa batangiye abantu basangiye baturika imiro bamare bapaba kubita yana Rayon Sport nitegurira komisho none ngo bagiye kumara ikipe bita Yanga Africani umva kipe ya wananchi kabisa ara muri Tanzania kipe y'abafana bent cyane umva ngo Rayon Sport irayobotswe rero hariya muri Tanzania Yanga ni ya mbere bavuga ngo kipe ya wananchi kabisa ikipe nyine y'abaturage ni ikipe y'abantu iraho ngaho urumva kuvuga ngo rero Rayon Sport barimo baritegura ikintu bita Rayon Day ariko mu gihe izabiza hari icyo bita Rayon Week yaratangiye umusibeje Rayon Week yatangiye Nyanza ku isaro ku ivuko mwagiye mubona abasore ba Rayon Sport bagenda bifotoza ku nyamba bari kumanuka babonye nyamba bavuga ati kabisa arakabaho Rayon Day bamanukanye n'abasore bagasogiye basore ba Kenisi bagenda bifotoreza ku nyamba binjira mu rukari bisha kuri twa dutebe tw'umwami rudahebwe rwose ati kabisa arakabaho Rayon Week Rayon Sport rero yatangiye kuri AS Muhanga bitegura ibintu bya pre-season bitegura Rayon Day ko bafite n'imikino ya CAF Confederation Cup bazakina baritegura rero bahereye kuri AS Muhanga bagiye gukina hari Muhanga Gitarama bayitsinda ibitego bigera kuri bine byose ejo bundi rero bakinye n'ikipe ya Gasogi United ya Kenisi bamanukanye hariya kuri stade ya Nyanza FC hariya mu Rukari kabisa nayo babanje nyine gukora utuntu twa festival turaho ngaho bagiye mubona bari abasiri ba Robin ngo bamanuka bacacambara bameze nabi cyane babanza basusuta abafana nyuma yaho rero match yarabaye batsinda ikipe ya Gasogi United bayereka ko hari n'ibihanga Kenisi yarazi kagiye kubereka ibihanga birangira abasore bamweretse ibihanga bamuteye ibitego biri kubisa kabisa bazamuka bameze neza match kurikira rero match ikurikira abareyo basaze baravuga ati Gorilla yamaze gupima urwego rw'amakipe yo mu Rwanda Gorilla yaneye APR FC Gorilla yarayinaniye banganya ibitego kuri bibiri hari ishorongi noneho match ya retour banganya ibitego kimwe kuri kimwe hari ya mwapere bavuga ati Gorilla yari yibatse urwego yari amavuba noneho Gorilla nayo baravuga ati nta kibazo Rayon Sport twakwipima Rayon Sport ati nta ribi twakwipima ubwo rero Gorilla kabigiye guhura n'ikipe ya Rayon Sport hariya ingoma no bagiye guhurira urumva ngo Rayon Sport bafite agahunda ko kwegera abafana babo dore ko bafite na gahunda y'akanyenyeri ngo rero nagumya gukandira akanyenyeri atarigeza kubona urumva niyo mpamvu rero bagiye nyuma yo kuva Nyanza ku isaro ku ivuko bagiye kujya kuri stade ya Ngoma hariya begera abaturage b'Uburasirazuba bavuga ati abaturage b'Uburasirazuba bameze mute bakine na Gorilla niho bazakinira nyuma rero bazagaruka muri match kuri cyo bazakinira i Kigali bazakina n'ikipe ya polisi ni bazakina n'ikipe ya polisi nyuma rero kwitegura ni mu muryo kwitegura ikipe ya Young Africa bazakina kuri Rayon Day kabisa bazakina hariya mu mahoro stade amahoro ivugure nshya ikipe ya Yanga FC na Rayon Sport yatwubakiye yandi y'umusaza ujumongeraho arakabaho turayimutera iyi kabisa nubwo n'umubyeyi wacu mwiza nubwo ndi umusafi ariko muzehe yubahwe so rero nakari gaciyeho muri Rayon Sport rero biracyavuga yuko rero nyuma yuko bazava bakina ikipe ya Yanga Africans bazakina n'ikipe ya Azam rero nyuma yuko Azam nayo izaba yaje gukina akaminiti runwa APRF irimo irategura APRF yakoze akaminiti runwa kuko Azam n'izindi kipe zo muri za Zambia zizaza gukina n'ikipe yo muri Uganda bazaza gukina na APR mu manuza mu pre-season noneho bari APR yasivuga ateka du profit dukore akantu k'akaminiti runwa noneho turebe yuko twakora amakipe ane akagenda ahura noneho akavamo yibi ya mbere
ikaba yahembwa nibura nk'ibihumbi 5 by'idolari cyangwa se n'iki rero baraporopoza ko bashyiramo na Rayon Sport aravuga ati hakizamo akantu ka APR week rwose ibyo bintu mu bikura aho ngaho bari abasaza bagacinya bamuvunye bavuga ati wapi nibishoboka rwose basadate bavuga ati inna lillahi ntabwo bavuga ati nibibaho hajemo akantu ka APR week ntabwo bibaho rero kuvuga ngo ikipe ya Rayon Sport ngo akinye n'ikipe ya APR mu mukino wa gishuti nibishoboka nibizigira binabaho batabakuriraho bose bavuga ati wapi kabisa ubwo nuba muri Rayon Sport imeze neza Rayon Sport imeze neza imiritegura ariko na APR nayo ntabwo isinziriye urumva izakina n'ikipe ya Azam bakine n'ikipe iz'abatutsi ariko muri za Zambia bakore nako kaminituru umwaka zo karimo amakipe abiri yo mu Rwanda harimo Police na AS Kigali akazamo na APR niyo kipe yindi ubwo rero no kuvuga ngo rero